baravuga ngo amata abyaye amavuta na Gaby rero tugezeho. Gaby uraho? Yego. Nkuko mubiruzi muri ayo mashusho ariko batambuka imbere biragaragara ko turi ku kibuga cy'indege. Turi ku kibuga cy'indege i Kanombe aho tuje guherekeza umuhanzi kazi. Gusa tunabibutsa ko rwose uragiye ariko ntago uzaherayo. Uzajya ugaruka cyane ujye ugaruka kudusura, sibyo? Nzagaruka. Tangira tubasuhuza mwese mudukurikiye kuyoboka Kamana TV ni ya chaîne nziza mujya mushakiraho amakuru abavugwa muri gospel nyarwanda cyangwa se gospel y'isi muri rusange. Mbere na mbere watangira wiyibutsa abantu so kubibwira kuko so bwa mbere tukwakiriye kuyoboka Kamana TV watangira ubiyibutsa kugira nyine bamenye ngo ninde tugiye kugirana iki kiganiro nubwo kitaza kuba kirekire cyane. Ya je nibaza yuko nari maze kuba twagiranye ikiganiro mazina yanje nitwa Merize Irankunda. Yego. Twaragiranye ikiganiro ubushize ndi maze kuvuga. Ya Belize rero Irankunda nkuko muri kubyumva nyine yarari mu Rwanda hari ibikorwa yararimo bimwe twarabimenye ibindi nyine byari byiwe ariko aka kanya ndagira ngo mbere na mbere mbanze mubaze mu Rwanda wahabonye uti? Mu Rwanda nahabonye neza, klima yari meze neza, ntihari hashushe cyane kandi nta n'imvura yaguye, hari hameze neza narashimye kandi ya wanahagiriye indirimbo ariyo nshaka wenda tuganiraho igihe kitari kirekire. Ese coming soon abantu bayakiriye uteso bafite amatsiko ko nanjye ndayafite ariko wenda nakubaza ku cyawe giti. Yo bayakiriye neza cyane hamwe mwago bambwira ngo twereke turayirindire bayakiranye gishika gose bavuga bati sitwe tuzaburira sotse. Yego wenda tukiri ku ndirimbo ni indirimbo wagiranye n'umuhanzi Gaby KAMANZI ni umuhanzi dusanzwe tumenyereye we muri gospel nyarwanda n'ubundi no kwisi muri rusange nyine abakunzi b'umuziki nyarwanda baramuzi. Mbere na mbere n'ubundi Gaby KAMANZI kuri we yari umuhanzi umeze ute mbere yuko utekereza ko mukorana indirimbo mbere yuko nyine uvuga ati reka nkorane na Gaby n'ubundi kuri we Gaby n'umuhanzi umeze ute? Gaby impamvu nahisemo Gaby ndabo n'umuntu afisemwo umwuga kuva igihe kinini cyane kandi n'umuntu aciye bugufi cyane n'umuntu akora ujya mwuga wa gospel music bivuye ku mutima niyo mpamvu nabonye ko Gaby ashobora kutwakora niyo ndirimbo bikanezera. Mu kiganiro duherutse kugirana kuyoboka Kamana TV wavuze ko ukunda Israel mbonye cyane sibyo? Ese nta gahunda yo gukorana nawe indirimbo iyo gahunda nta yabihari? Oya kabisa ntabyo nategeye kutwakora n'indirimbo na Israel. Nta nibyo duteganya se nta nibyo urota wenda uvuga ati wenda ntibyabungu ntibyaba wendesha ariko ejo bundi cyangwa ikindi gihe Imana izabishakira nkeka ko ari ibintu waba wifuza. Imana ibishatse byose tugenda kuri gahunda y'Imana. Yego. Okay, twigarukire rero. Niki kugiye kuva mu Rwanda niki uzakumbura? Nzakumbura abagenzi twahora duhura tujana gusangira cafe dusangira ibyo bintu zo bikumbura gose kuko hari ntibibaho. Ariko uzagaruke. Nzagaruka vuba gose. Yego rwose. Hariho n'indi mishinga tugiye tudahejeje indirimbo zikiko zirakogwa ibyo rero tuzobigarukira kuzikora kandi ndabyizeye ko ari vuba cyane. None nyuma y'indirimbo igiye gusohoka ariko banza wibutsa abantu n'indirimbo yitwa gute? Igihe niki ni indirimbo iryoshe cyane indirimbo irimwo inyigisho ni indirimbo ya testimony y'ubuzima bwanje. Igihe niki bayisange kuri Merize Irankunda aho baca bayisanga kandi izo bafasha ndabyizeye cyane. Aha nyuma ya igihe niki ni indirimbo nyine uri kuvuga ko igiye gusohoka abantu bitega iki ku buzima bwa music cyangwa se kuri projet z'umuziki wawe abantu bitega iki? Bitege bumviriza indirimbo zanje zose zirimo message iri profo cyane nibazikurikire kandi bazokumva message izo bafasha bagahinduka. Yego reka tugushimire. Murakoze cyane murakoze ndabashimiye yoboka Kamana TV ku kiganiro tugiranye. Gira ikintu rero ubwira abantu abanyarwanda baragukurikiye hano mu Rwanda abakunzi biyoboka Kamana TV wagira ubutumwa bw'umwihariko nyine wabasigira gusa tunabibutsa ko rwose uragiye ariko ntago uzaherayo uzajya ugaruka cyane ujye ugaruka kudusura sibyo? Nzagaruka cyane nabivuze ko indirimbo ziko zirakugwa nshimiye abanyarwanda bose bazoshobora gukurikirana izo ndirimbo bazoshobora gusubscribinga kuri YouTube channel yanje Merize Irankunda bayije ko bakunda izo ndirimbo
azoba ari umugisha. Nubwo butumwa wabasigira? Yego nabashimira nti Imana ibane nabo. Sawa murakoze cyane. Abanyarwanda baravuga ngo amata abyaye amavuta. Na Gaby rero tugezeho. Gaby uraho? Yego. Nkuko mubiruzi muri ayo mashusho ariko batambuka imbere biragaragara ko turi ku kibuga cy'indege, turi ku kibuga cy'indege i Kanombe. Rero twarimo tuganira na Melise kuri projet mwagiranye cyangwa se ku ndirimbo mwagiranye. Mbere na mbere wenda yuko nza kongera kumugaruka wenda banza nkubaze kuri wowe nk'umuntu nyine wowe urayizi birumvikana n'indirimbo wakiriye ute cyangwa se n'indirimbo kuri wowe igufasha iki nkawe Gaby? Okay, ngewe icyo nakundiye iyo ndirimbo nuko ari indirimbo yivuga butumwa. Kubwira abantu bakire Yesu niwo muhamagaro wa buri mukristo. Ariko by'umwihariko Melise yavuga ubuhamya bwe. Twagize ibihe byo kuganira ambwira aho iyo ndirimbo yavuye, ukuntu umukristo ushaka kuba ukijijwe ariko ukivanga urakaza uyazi, cyangwa se ukaba utaraniyemeza no gukizwa. Urumva byose yabishizemo muri iyo ndirimbo. Kuri iyo ndirimbo narayikunze nange yaramfashije, nayo mpamvu nayigaragayemo nyine kugira ngo mufashe mutera inkunga yanjye muri uwo murimo dukorana. Ya mwari musanzwe muziranye? Oya ntabwo twari tuziranye. Okay, ariko ni inshuti nshyashya wungutse. Na mbere yuko twaravuganye. Yego. Atuka ni umuntu mwiza cyane, ari cool, ari sociable, akunda abantu ariko by'umwihariko akunda Imana. Ibyo nibyo byiza. Turagaruka kuri Melise. Noneho wenda murabonanye kare namukubashijeho mudahari, noneho gira ikintu mubwira noneho muri kumwe. Yo Gaby sinzi icyo nomubwira kuko yarambereye inshuti nkuko yabivuze, inshuti shasha n'inshuti nungutse. Gaby ni umuntu nabonye ko icyo bita ikintu music ya gospel ni ikintu kiri muri we. Simenya kumbwira ari imbere yanje, kiri muri we, ari humble. Donc nico kintu namukundiye, ari humble. Igikorwa akora cy'Imana kiri muri we, no kugira ngo dutangwe kugira contact yashatse kugira ngo aze coaching amfashe, donc anyigishe mugabo acasaga byinjemo byose. Imana imumugisha. Bivuze ngo yabaye umwarimu ariko asanga ari kwigisha umunyeshuri ufata. Ese nundi niba atari banga indirimbo izasohoka ryari? Indirimbo yarasohotse gusa turacayishiza ahantu kugira abantu. Nyine abantu bazayibona nibaza ko nkejo ni mugoroba dushaka kuyisha kuri YouTube basha kuyiraba. Yego, link yacanira aho hasi nyaboneka mujye mukore subscribe kugira ngo ejo ku mugoroba indirimbo itazagira ubuntu icika. Yego. Reka tugushimire. Ariko wenda Gaby we kuko turi kumwe hano mu Rwanda. Gaby muri music wegiye mu biki, watubwiye ko uje muri studio sa n'indirimbo cyacu uri kudutegurira yawe wenyine cyangwa sizo waba ufitanye n'abandi? Hari indirimbo imwe ndi gutegura, izaba ari audio na video nyine abantu bakomeza bayitegereze. Si kera, ntabwo izasohoka kera, ni vuba. Hanyuma ikindi nkuko navuze ko ndi muri studio ndimo no gutegura album yanjye noneho ya kabiri. Maze imyaka myinshi nyikoraho, maze imyaka nsezeranya ko izasohoka. Ariko urumva nta umuntu apanga ibintu nyuma ni rimwe na rimwe ntibibe uko we yabipanze. Hari igihe bishobora gutinda, hari igihe bishobora kwihuta bigasohoka mbere yuko we abitekereza. Ariko muri byose igihe ndashima Imana, muri studio ndi recording indirimbo zose, hari izo nakoze kera n'izo abantu bose bazi za mu mutima, izira zose ziri kuri YouTube yanjye, abantu bashaka kujya kuzireba izo wenda batazi. Ariko by'umwihariko ndimo ndazikora zose kugira ngo nkore uko nshoboye uyu mwaka album yuzuye isohoka. Gaby turimo dusoza wenda nta bibazo birenze bibiri nsigaje. Ikibazo cya mbere COVID-19 nuruhe ruhari cyangwa se nize impact yakugizeho nkawe nk'umuhanzi cyangwa se nk'abahanzi ba gospel muri rusange, nize ngaruka yabagizeho? Bon, ntago navuga ingaruka wenda ninjiremo indani, ariko kubisanzwe ari yaba twe abakobaririmbyi yaba no ku bantu bakumbuye ibitaramo. Nukuri byaratuvunye cyane, nanjye by'umwihariko numvaga nshaka uyu mwaka kuzakora concert yanjye. Oya, ubu mwaka ushize napanze ko ngomba gukora concert yanjye, hanyuma nkarangiza na album yanjye umwaka ushize nkahita nyisohora ku mugaragaro, ariko ntibyankundiye. Bivuze ngo birakuje niyo utaramiye kamera n'ubwo uzi ngo abantu bari kubikurikirana ubu uri kwiyumva ute ubona ari amakamera gusa? Reka nkubwire ikintu kimwe, twebwe kabisa yaba njye yaba n'abantu babihamya rwose, nta cyiza
nko kuba uri muri salle uri kuri podium cyangwa se uri kuri stage hari abantu bari aho ngaho bari kunezerwa hamwe nawe ni ikintu tuzakumbura ubuzima bwacu bwose reka turacyapfukamira Imana kugira ngo igire ikikoro cyo ni cyambere ni ibikorwa byacu bihuza abantu benshi kuko nicyo bikorwa nyine byacu mbese bigaragaza kuri muri donc ubuzima bw'umuhanzi ni ugutaramira abantu umuririmbyi udakora concert hari ukuntu hari ikintu kiba kibuze yego urumva rero twavuze ikintu gikomeye ariko muri byose turashima Imana kandi turashima Imana ko ubu ngubu nubwo wenda byahindutse twashoboye kwiyadapta mbese ubu ngubu dusigaye dukora ibikorwa live uri imbere ya kamera gusa twenyine nta muntu uhari tukabikora nk'umwaka ushize ndashimana ko nashoboye kugaragara muri concert ya Christmas cyangwa Noheli bari bateguye hariya muri arena hari niya Gisele wagaragaye nibyo tugerageza kandi turashimira abantu ko nabo bashoboye kwiyadapta nyine bakagendera kuri izo gahunda ko nta kundi twabigenza wenda turimo dusoza gusa tuzagira wenda ikiganiro kirambuye tuvuga ku ngaruka za covid ku bahanzi ikibazo cy'amatsiko ntabura kubaza abanyeshuri bari gufata kuri channel yego wa mbere ni hano twarahuye bwa mbere tukimara kuvuga kuri telefone yahise ambwira ati yewe inyigisho zawe ndazikurikira kandi ziramfasha rero nanjye ndakomeje ni ukuri ibi kumubona we abikunda bintera courage nkavuga ni hari icyo bimariye abantu umva ari igikora ikintu ukumva abantu ni nka nubone mbese feedback y'abantu ariko feedback ye yanyeretse neza ko ibyo nkora ari byiza icyo ni cyambere wenda abatumva ibyo ndi kuvuga abatabyumva neza video yitwa vocal coaching yego yani vocal coaching ni mbese ni inama ngira abantu kugira ngo barusheho kuririmba neza nta kindi bazisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Gaby KAMANZI reka tugushimire murakoze sawa murakoze cyane yego